Muraho neza bakunzi badugurana ikinyarwanda, turizera ko mumeze neza aho muri hose. Dukomeje kwishimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho, ari nako tubashimira uburyo mubisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo bavome imvugo nziza iboneye yuzuye mu migani tubagezaho isobanuye, ku buryo mu gihe baganira babasanisha cyangwa se bakabatazira intiti. Uyu mwanya rero naho twabategura ikiganiro kijyanye n'imigani y'imigenurano isobanuye kugira ngo turebe ko twatora tukavoma imigani myiza umuntu yakoresha aganira. Tumaze kuba agati k'inkubirane rwose mu gihe dusangira tunahugurana kuri gakondo yacu, maze tukavamo tuzi neza ijambo cyangwa se imvugo iboneye twakoresha mu biganiro bya buri munsi. Tubahaye ikaze rero. Umugani wa mbere uragira uti: aho umugabo akenga arahaherekezwa. Ngo aho umugabo akenga arahaherekezwa. Burya kwitonda ni ibya buri wese. Kwitonda ni ibya buri wese. Bajya bavuga ko nta mugabo utagira ubwoba. Iyo umugabo ubonye atagira ubwoba akiha kwigira igihararumbo, iki gihe haba hari ikibazo. Buriya nta muntu utagira ubwoba, ahubwo biterwa n'uburyo abufata. Rero aho umugabo akenga arahaherekezwa. Umugani wa kabiri uragira uti: aho umugabo asamba bahakubita umwotso. Aho umugabo asamba bahakubita umwotso. Burya muri sosiyete iyo ari yo yose, aho umugabo aguye undi umwegereye ahatera utwatsi. Burya uyu munsi ni njye, ejo cyangwa se ejo bundi ashobora kuba ari wowe. Ni byiza ko iyo umuntu afite ikibazo iki n'iki cyangwa se abangamiwe muri ubu buryo ubu n'ubu, umufasha kugira ngo nawe ugire amahoro, cyangwa se nawe igihe runaka wamukenera azagufasha. Rero ngo aho umugabo asamba bahakubita umwotso. Ntabwo umugabo wasanga asamba cyangwa se ngo umugabo arimo asamba ngo nawe unyireho wigendere ukimirane. Oya, ni byiza ko aho umugabo aguye wahapfurika umwotso cyangwa se ukahatera utwatsi. Umugani wa gatatu uragira uti: aho umuja ari nyirabuja ntasura. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko abagabo akenshi bararya imbwa zikaryora. Akenshi mu mibereho ya muntu amakosa yakozwe n'abakuru atwererwa abato. Rero ngo aho umuja ari nyirabuja ntasura. Niyo yaba ari nyirabuja ubikoze byitirirwa umuja kugira ngo adakemwa. Ibi byose rwose uyu mugani urumvikana. Umugani wa kane uragira uti: aho umukecuru atoraguye uruhindu agira ngo niho ruganda. Ngo aho umukecuru atoraguye uruhindu agira ngo niho ruganda. Burya bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe cyangwa se aboneka rimwe, ariko iyo umuntu agize amahirwe yifuza ko yakwisubiramo cyangwa se yakongera akagira amahirwe. Hano rero n'uyu mukecuru aragenda akabyohokaho, aho yatoraguye uruhindu akagira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi azaruhavana akahita nk'uruganda rwaho. Oya, burya amahirwe aza rimwe. Fata ihene igihebeba, cyangwa se handi bajya bavuga ngo iyo iminsi ngo ihuze ngo urayiba. Iki gihe ni byiza iyo ubonye ikintu cyangwa se amahirwe aya n'aya
wiyaterera inyoni, hita rwose ufata ayo mahirwe uyabyaza umusaruro, utaba nk'uyu mukecuru wazitaho yatoraga uruhindu akahita uruganda. Umugani wa gatanu uragira uti aho umukiro uri ibihaha bica umuhoro. Ngo aho umukiro uri ibihaha bica umuhoro. Urumva iyi mvugo ikakaye cyane, ngo aho umukiro uri ibihaha bica umuhoro. Bishatse kuvuga ko ahari ibintu byinshi burya ba nyirabyo hari igihe bagera bagakora cyana cyangwa se bagakora iby'abana. Ntabwo ari bya bindi dushatse kuvuga byo muri rubanda basanzwe bazi ati iby'abana cyangwa se iby'abana bakoraga kera cyangwa se ubu ngubu abana bajyamo bakinakina gutya bakirana, oya, ahubwo bakora cyana. Ni nk'uko twavuga ngo ahari umurengwe baranomba. Aho umurengwe uri baranomba. Ibi ni ibintu bigaragara cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu abonye iki n'iki akagihaga, cyangwa se umuntu yabona amahirwe ya n'aya akayarambirwa, atangira kwitwara nabi, atangira kwitwara mu buryo atari ko yari asanzwe yitwara. Ni nk'ahantu uzasanga abana barimo barya ibiryo ibi n'ibi, cyane cyane reka tuvuge nk'ubugari. Ubugari babuhaze uhita ubona uburyo ki bitwara. Iyo umwana ahaze ubugari, iki yatangira gukoramo utuntu tumeze nk'umupira, tumeze akadukinakina cyangwa se adutera umugeri. Iki gihe ngo ahari umukiro ibihaha bica umuhoro. Rwose ahari ibintu byinshi cyane abantu bakora cyana, bitwara cyana, usanga ari umurengwe. Umugani wa gatandatu uragira uti aho umukobwa yishima niho umuhungu amukora. Ngo aho umukobwa yishima niho umuhungu amukora. Burya gushimisha umuntu ni byiza ko ukora ibyo yifuza. Rwose mu kinyarwanda cyiza, gushimisha umuntu cyangwa se gushaka ko yishima nuko ukora ibyo yifuza. Ahangaha rero niho bavuga ngo aho umukobwa yishima niho umuhungu amukora. Umugani wa karindwi uragira uti aho umupfu yanyuze ntahamenya. Ahangaha umupfu ntabwo ari umuntu wapfuye, ahubwo ni cya kiburaburyo, ni cya kiburabwenge. Iri ni ijambo abanyarwanda kera bakunda gukoresha ko umuntu ameze nk'uwapfuye ahagaze, adafite ubwenge. Ahangaha rero umuntu utibaza, umuntu w'ikiburaburyo, ngo ntiyibaza, ntamenya aho yanyuze cyangwa se ibyo yanyuzemo. Aba nka ya nkoko iza ikaraha ahantu yari iri, agaca kakayirukankana, nanone mu kanya ugasanga irimo kuharaha. Iki gihe rero ngo intumva cyangwa se intamenya ntiyibaza, ntitekereza ibitekerezo bya hafi. Rwose ndumva humvikana. Umugani wa munani uragira uti aho umutavu ukiniye siho ukamirwa. Ngo aho umutavu ukiniye siho ukamirwa. Burya buri kintu kigira umwanya wacyo. Niba umutavu ukinagira ntabwo wakamwa. Inka ikamwa murayizi ni imbyeyi. Rero umutavu ntaho uhuriye n'imbyeyi. Buri kintu kigira umwanya wacyo. Buri muntu agira akamaro ke. Aha rwose birumvikana. Umugani wa 9 uragira uti aho umwijuto uri umusaza asarira inkumi. Ngo aho umwijuto uri
umusaza asarira inkumi. Burya ngo umurengwe wica nk'inzara. Umurengwe utuma umuntu akora ibidashoboka. Ahangaha rero ntitwavuga ngo umusaza asarira inkumi, twabifata muri rusange nk'umuntu. Niba afite umurengwe utuma akora ibintu bidakorwa, akora ibintu bidashoboka, aho usanga uwo musaza ashobora kuba asarira inkumi. Umugani rero wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti aho usanze ubwoba uhatera kabiri. Ngo aho usanze ubwoba uhatera kabiri. Burya iyo ubonye umuntu aguhaye umwanya umuca urwaho. Nicyo bishatse kuvuga. Iyo umuntu aguhaye umwanya cyangwa se akaguha amahirwe umuca urwaho. Icyo gihe rero ukagerageza kuvanamo ibyawe byose bishoboka cyangwa se gukoresha igihe aguhaye mu gihe rwose gishoboka. Rero ngo aho usanze ubwoba uhatera kabiri. Nicyo bishatse kuvuga. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyari kijyanye n'imigani n'imigenurano isobanuye. Rero tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Mugire ibihe byiza.